N'amakuru ababaje n'amakuru atugezeho muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki yo ni 23 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024 murumva ko umwaka ubora amezi abiri kugira ngo twinjire mu mwaka wa 2025. Ni inkuru rero ikomeje kugenda igarukaho n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni inkuru iteye agahinda naho umusore yishwe na nyirakabari. Hano rero biravugwa ko n'ubundi uyu musore yarasanzwe ari inshuti n'uyu nyirakabari. W'intandaro yabyo rero uyu nyirakabari yaherekeje abari barimo baranywera mu kabari ke asize uyu musore ngo agarutse ngo aramwadukira aramukubita ngo amwitiranyije n'igisambo. Abantu benshi rero barimo baribaza ati ese yamukubise atamuzi, yari yamusize mu kabari n'undi ayobewe ko ari igisambo, ese kubera iki yagarutse aramukubita? Rero abaturage nabo byabashobeye, nabo babuze icyo bavuga bitewe no kubona uyu nyirakabari agarukana umujinya mwinshi akica uyu musore. Icyo rero tubasabye ni kimwe gusa, nuko mwari munsi y'iyo nkuru murabona ijambo subscribe cyangwa se abone, muhite mukandaho n'akazugira kazana ko ni mugasige nako muhite mugakandaho. Ariko iyi nkuru ndashaka ko muyitangaho ibitekerezo byinshi. Ese bino bintu kuko birakwiye kubera icyo nyirakabari yakubise umusore bikamuviramo urupfu? Kuko akimara kumukubita bamujyanye kwa muganga, akigerayo bamaze kumuha imiti ngo asubiye mu rugo ngo n'ubundi birangira apfuye. Kandi intandaro ya byose ni izi nkoni yakubiswe n'uyu nyirakabari. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavire mu zine muzingo tubabwira byinshi kuri iyi nkuru. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru abarimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Benshi rero bakomeje kugaruka kuri iyi nkuru y'umusore wo mu karere ka Nyanza wishwe na nyirakabari, kandi ngo uyu nyirakabari n'undi bari basanzwe ari inshuti. Bikagenda rero bibabaza abagiye batandukanye bavuga ko muri iyi minsi abantu bose basigaye bafite umutima w'ubunyamaswa, kubona umuntu afata undi akica undi, ati ntago ari ibintu byiza, ati nibi bari ibintu bisebetse, bari ibintu bidafite agaciro. Ibyo rero abaturage barimo baragenda bagarukaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu musore rero wo mu karere ka Nyanza uri mu kigero cy'imyaka 30 yakubitiwe mu kabari, nyuma biza kuza kumuviramo urupfu. Iyi nkuru rero ibisakaye muri ako karere ka Nyanza uko bibaye ku mugoroba wo kuri wa 22 Ukwakira 2024, ngo nibwo umunyamakuru w'Umuseke dukesha ino nkuru yageze mu mudugudu Rukari mu kagari ka Rwisero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza, aho yahasanze abaturage, abakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi bahageze ngo barebe kuko ese uyu musore yaba yishwe n'iki, se yaba yarishwe n'iki, ese kuko uyu nyirakabari niwe ntandaro ya byose. Abaturage rero bari bahari baje kureba uko bimeze, babwitangazamakuru ko hari umusore witwa Sabimana mu cyumweru gishize tariki ya 18 Ukwakira 2024 yagiye kunywera mu kabari ko muri kariya gace ko witwa Nepo Museni uzwi nka Nepo. Ubundi aramwadukira aramukubita, amugeje kwa muganga ahita aburirayo ubuzima. Amakuru kandi akomeza atangwa na bano baturage bo muri kano karere ka Nyanza avuga ko ubwo yari muri kariya kabari uwo musore nyirako yakamusizemo aherekeje abantu bari bari muri ako kabari barimo baranywa agasembuye. Agarutse aramwadukira amwitiranya n'igisambo, aramuhondagura mugira intere, amugejeje kwa muganga yahise abura ubuzima. Rero benshi mu baturage bakibaza ati ese kubera iki yamwitiranyije n'igisambo kandi yari amusize mu kabari kiwe abibona? Umwe rero mu babonye ibyo ngibyo biba cyangwa mu babonye uwo nyirakabari akubita uyu musore yagize ati yamukubise ivi mu nda, aramukubita inkoni ebyiri ndetse n'umugongo
ubundi bihita bimuviramo kubura ubuzima kuko yaramwangije bikomeye cyane. Bano baturage rero bakomeje bavuga ko uriya nyakwigendera bwakeye ajya kwa muganga gusa ahita ataha ajya kurwarira mu rugo gusa aza kwitaba Imana nyuma, ngo ariko intandaro ya byose ngo ni inkoni ndetse n'imigeri yakubiswe n'uwo nyirakabari. Iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bo hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, bose bashengurwe n'urupfu rw'uyu nyakwigendera, aho byanagarutseho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana nawe yaje abishimangira koko kwayo makuru ariyo. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa yitwa Bizimana Egide, nawe yabyemereye itangazamakuru ko uyu nyakwigendera ngo mbere yo gupfa yabaye n'ubundi ngo yari yarakubiswe n'uwo nyirakabari. Aha uyu yagize ati ahagana saa 12:30 zo kuri uyu mugoroba umuyobozi w'umudugudu yari mu nteko n'abaturage, ahabwa amakuru ko umuturage witwa Sanzimana Evariste uri mu kigero cy'imyaka 30 ko yapfuye mu mudugudu yarahageze koko nawe asanga yamaze gupfa. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa uyu murenge wa Busasamana yakomeje agira ati amakuru yaduhaye nuko mu minsi ishize tariki ya 18 Ukwakira 2024 uyu muntu yakubiswe n'umuntu ufite akabari n'uwitwa Masengesho Nepomuseni. Nyuma yo kumukubita yarababaye cyane ariko nyine yahise amujyana kwa muganga baramuvura arataha. Uyu munsi nibwo byatangajwe ko uyu muntu yavuye mu buzima cyangwa yapfuye yashizemo umwuka. Uyu ukekwaho gukora ibi byaha yahise atabwa muri yombi ajya gufungirwa kuri RIB ya sitasiyo ya Busasamana iherereye muri kano karere ka Nyanza kugira ngo agende aryozwe ibyo ngibyo yaramaze gukorera uyu nyakwigendera. Ni mu gihe kandi umurambo wa nyakwigendera wo wabanje kujyanwa gukorerwa isuzuma ngo hamenyekane intandaro y'uru rupfu rwa nyakwigendera cyangwa bamenye kuko niba ko ari inkoni zaba zaramwishe. Rinaha rero natwe dusoreje amakuru yacu, gusa icyo tubasaba ni kimwe gusa, ni murebe munsi y'iyi nkuru murabona ijambo subscribe cyangwa sabone, muhite mukandaho n'akazugira kazana ko nimugasige nako muhite mugakandaho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Kandi ikindi nuko mwaduha ibitekerezo byanyu mushima ibyo dukora ndetse munatunenga nabyo babikwiye, mukavuga ati muhinduremo ibi mwongeremo ibi ngibi. Kandi ndashaka ko n'iyi nkuru nkuko natagiye mbibabwira ko muyitangaho ibitekerezo, ese koko bino bintu birakwiye mu gihugu cyacu cyiza, mu gihugu cyacu kirangwamo umutekano mwiza, ko umuntu yafata mugenzi we akamwica akamukubita paka avuca paka apfuye? Bino bintu birakwiye. Mudashaka rero ko muza kuza gutangaho ibitekerezo kuri iyi nkuru, kandi mu gihe maze kumva iyi nkuru yisangiza abandi nabo bamenye ibyo dukora, kugira ngo ntihazajye abajya ahandi bumvira amakuru ahubwo bazi hano kuri KN Radio. Mukomeze rero mugire ibihe byiza, ibyo murimo byose, waba uri muracuruza business yawe yaguke, waba uri no mu bindi bikorwa bigende neza. Mukomeze rero, Imana ikomeze barinde. Amakuru yo ya KN Radio nakagaruka.